biransetsa uburyo ngukunda nakuzinye biransetsa. Look at Sabrina, live from Delhi. She got 44,000. Ooh, she's a diva. Gira imbabazi gira impuhwe nyinshi z'ababyeyi yego we. No, you hold me down, Hold me down, down, hold me down. down. I know anytime you hold me down. Mukunzi nakunze ntuzansige. Reka tubasuze tubaha ikaze ku Murwa TV, muba muri kumwe nanjye Ange Trudy mu kiganiro The Talent Umurwa, aho tubazanira abantu bafite impano zitandukanye, abaririmba, abacuranga, abamodo, abashushanya, byose ni muri The Talent Umurwa. Reka tubereke abasore twabazaniye uno munsi. Ni abasore baracyari batoya, ariko ibyo bazi ntabwo bibemera kuba batoya, ni bakuru muri byo. Muraza kumenya byinshi biberekeyeho, barabereka icyo bashoboye kandi ndizera ko muri bubishimire. Reka tutangire tubasuhuza. Mumeze gute? Tumeze neza. Kaduhere kuri wowe, ibwire abakurikiye Umurwa TV. Okay, nitwa Yivani, ndi umuhanzi, niyandikira indirimbo, ndi n'umuririmbyi. Ivani uri umuhanzi, wiyandikira indirimbo, uri n'umuririmbyi. Wowe? Okay, murakoze. Amazina ni Nolan. Murakoze. Amazina ni Shafi, abandi guitariste naririmba muri rusange. Tugitangira muduhe show. Right now, it's both of us under the stars. Yeah, you and I. Take my hand, give me a chance. We'll fly away to Neverland. That yeah, that I'll be there. Yeah, I'll be there even at your worst days. I'll stick around, right by your side. No need to doubt, you know you can trust me. All I ever needed came to life. Losing you is not an option now. I'll do anything to see you smile. Cause anytime I know you hold me down, Hold me down, down, hold me down, down. I know anytime you hold me down, hold me down, down, hold me down. down. I know anytime you hold me. Say, is this a dream? If it ain't real, let's stay asleep. Cool, cold, do our way. Yeah, yeah. When I'm without you, I'm barely alive. All of the moments you had me tight. Give you some love, like Bonnie and Clyde. Yeah, 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 yeah. When I'm without you, I'm barely alive. All of the moments you had me tight. Give you some love, like Bonnie and Clyde. Yeah, yeah. That I'll be there. Yeah, I'll be there even at your worst days. I'll stick around, right by your side. No need to doubt, you know you can trust me. All I ever needed came to life. Losing you is not an option now. I'll do anything to see you smile. Cause anytime I know you hold me down, down, down. I know anytime you hold me down, down, down. I know anytime you hold me down. Hold Me Down ni indirimbo nziza cyane, narayumvishe ndaba n'umwana ntabwo no muri iki gihugu abaho. Hold Me Down ni indirimbo yawe, indirimbo ya kangahe? Ni indirimbo ya gatatu nasohoye. Yeah. Niwe wayiyandikiye? Yes.
inspiration ziguye ni indirimbo yandikitse kuki wibanze mu cyongereza cyane kuko igitangira nicyo nuwamenya ko ari umunyarwanda n'ijwi ryiza cyane kubera ikirimbo mu cyongereza cyane. Impamvu nahisemo kuririmba mu cyongereza nuko nibyo ubundi umuhanzi ni inspiration, so ikintu cya mbere cyanjemo ni ukuririmba mu cyongereza. Urareba nicyo nakuze numva, nicyo nakuze, indirimbo nkunda cyane niho ziri, bitavuze ko nanafite n'iz'ikinyarwanda ariko nibyo byambangukiye ako kanya. Ati nibyo byakubangukiye. None se Ivan, uri mu muryango w'abana bangahe? Mvuka mu muryango w'abana 4, ni njye wa mbere. Ubu barumuna bawe nta n'ikinyarwanda bazi? Oya, ni abafana ariko bo bagomba kuba bakizi n'igifaransa. Bakizi? Wize he? Tubwiye background yawe kuva uri umwana, uko wakuze, amashuri waciyemo, n'aho uri ubu ngubu. So natangiye Good Foundation muri nursery nyine, njya kwiga Kigali Parents, nyuma yaho primaire yose, and then O level na A level byose nabyize muri Lycée de Kigali, and ubu ngubu negereje gutangira university. Ubu ngubu warangije 6? Yes, yego. Nuse ufite imyaka ingahe? Ngende ukura nkabona na senior 3 wagira ngo nurayirangiza. Ni myinshi cyane. Nibanga 18. Okay. Nora, wowe bimeze gute? Background yawe tubwire. Nanjye nyine nkunda umuziki cyane nyine ku buryo nshaka no kuwukora. Reka bibwire. Umva zirikana yuko isi yacu yameze amenyo, ibyo tubona ubu si ibyo bya kera, biraturyamano twarumiwe. Zirikana gusa iryo banga ry'umukunzi, bihangana uwabazwe no kugutekereza. W'imama twabashaka kukurya umutima, intambwe umaze gutera nibwo butwari. Ibyo hanze biri kuzaba, amahoro arimo, isi irashaje, turwana intambara z'uburyo bwinshi, kuganya agasoni tukazitsinda. Zirikana gusa iryo banga ry'umukunzi, wihangana uwabazwe no kugutekereza. W'imama twabashaka kukurya umutima, intambwe umaze gutera nibwo butwari. Uririmba neza cyane. Ego, tujye kuri guitarist. Nawe twibwire. Timu yose tugomba kuyimenya. Nitwa Shafi, niyo mazina nyine y'ababyeyi. Kuko ndi guitariste, navukiye mu muryango nyine, famille yanjye ni abacuranzi nyine. Ariko naje kwifatanya nawe nyine, naje gusanga nifatanyije n'aba mu itsinda rya East Coast. Ninjya mu guitariste, harimo abadukuriye, kuba nyine ngiye department yanjye ni musique ku bacurangira nyine. Gitari wayimenye ryari? Wayize ute? Urugendo rwo kumenya gitari? Kuko bwa mbere nize gitari 2005, nongera kubisubiramo 2016 birangira. Kuba hajemo impamvu nyine, icyo gihe nari ndi muto, abantu banyigishaga hazamo imbogamizi, ariko nyine naje kubigarukamo ngeze muri segonderi nangiye neza. Nibwo nabitangiye neza, nkomerezaho kugeza ubu. Ni umuntu wakwigishije cyangwa? Nigishijwe n'abantu batandukanye. Abo nshima cyane harimo Muzerama yitwa Soso, nyine ntabwo ari Soso Mado, ni Soso. Kuba niwe wanyigishije kugeza aho ngeze ubu, niwe muntu nashimira cyane. Nibyo muri famille ariko? Nibyo muri famille. Ivan, tugarutse kuri wowe,
wowe kuririmba waje kumenya gute kuzi kuririmba ku buryo wanafata bibu ukavuga nzi kuririmba kaniyandikire nanaririmba. Okay, nanjye nahereye kera actually byatangiye bajya babimbwira kuko icyo gihe ntabwo nari mfite ubwenge. Mfite nk'imyaka 2 ndibuka ko mama wanjye yarambwiye ngo abyara sister wanjye mutoya, naramuririmbiye nyine, so ntabwo njye nabyibuka, ariko urebye igihe natangiye kumenya ko ari nk'impano yanjye ni muri primaire, aho nahuye n'izindi nshuti zanjye tukajya turirimba. Icyo gihe twiganaga Urban Boys bari bari kuri hit, and then nkajya nandika utuntu twanjye ariko nazi ngo ibi ni ibiki, nkaturikodinga muri computer yo mu rugo. And then mu wa kabiri secondaire nibwo nahuye noneho n'izindi nshuti zanjye tukajya twandika indirimbo buri prep. Twari tugiye gusibira kubera kwandika indirimbo and shit, urumva, so tukajya twandika indirimbo buri prep tukaziririmba. Bitangira aho ngaho, bamwe nyine ntabwo bari seriye ariko nyine bamwe muri twe twarabikomeje. And then mu wa gatanu nibwo nahuye na Kenya wo muri East Coast Beats producer nyine, and then dukorana indirimbo ya mbere yitwa Epic, iri kuri YouTube, and then yeah, tubona birabaye. Indirimbo ya mbere wakoze ni Epic. Yego. Ariko tutarava aho ngaho, Urban Boys indirimbo zabo mwiganaga wabuzibuka? Byangora. Ni kera cyane. Yego. Iyo ndirimbo ya mbere wayituririmbira se? Okay, ntabwo nari nayikoze practice ariko nabaha agace gatoya k'ama vocals gusa. Okay. I don't wanna live without you. I don't wanna think about it. Cause every time you move around me, I'm feeling some Gucci lining. I'll be praying for you every night. But your mama says I ain't the guy that baby you do deserve. But I feel like we do deserve. Sit back and you see me drive. Driving you in the mud. Raking you into love. You're gonna trust or love me back. Put it on the side. Grab my hand and fall with pride. Sitting back and you watch. Yeah, yeah, yeah. Ivan uskurimba ukajyaza wowe like ndi kukumva nkumva ufite akabesi gato ariko wajya kurimba nkumva ni sound itarabayeho. Ntabwo uri hano hafi pe, ni imbere cyane. Yeah, sure. None se Ivan, ino ndirimbo niyo wayanditse? Yego, indirimbo zanjye zose ninjye uziyandikira. None se ko numvishe ni ya mbere nibeshye n'ibintu by'urukundo, kubera ikibanda ku rukundo cyane? Urukundo ubundi urukundo ni kimwe mu bigize ubuzima. Tudafite urukundo ntacyo twaba turi cyo. That's it. Okay. None se ufite nk'umukunzi uvuga ngo this song is dedicated to this person? Ntabwo nari namugira. Kandi abastar bose, abantu bose ntabwo bashaka kugaragaza ukuri guhari, kandi behind wasanga So njye ntabwo ndamustar. Be proud n'umuvuga ubwo arishima cyane. Man, ikibazo bashobora kuba babizi ari benshi. Icyo nicyo kibazo. Yeah. No, actually ntabwo twavuga ko ari actual dating, sinzi. Ntabwo nari navuga ngo mbaye serious about this, ariko nyine so far now I'm serious. I'm being honest. Tugende kuri Noran, wowe bimeze bite ku bijyanye n'urukundo? Ibijyanye n'urukundo, umuntu muzima wese ubundi mu bisanzwe agomba gukunda. Ahubwo nyine sinzi urukundo ko hari ugukunda ukuntu bisanzwe. Relationship nyine yayindi uvuga ngo I have a girlfriend. Kubwa nyine nta kibazo, nyine umuntu wese agomba kubicamo ibyo bihe. Be specific. I have one. Yeah. Cyangwa ufite benshi nawe nka Ivan tubwiye ngo kuri iki nzabibabwira ikindi gihe. Guitarist tubwire nawe. Guitarist we ntiwamubura, reba noneho icyangwe, reba dreads, urateguye ahantu hose, ni correct? Kubyerekeye kuri ibyo ngibyo byo atazamo question mark. Nyine hari igihe ubivuga bikaba ngombwa yuko atazamo break up and
ahubwo njyewe uzi ukuntu mba mbyumva mba numva njye banankoresha interview mfite umuntu cyangwa umuntu wanjye bamukoresheje interview namvuge twahita tubreakinga nta n'ikindi kintu wanyihakanye kubera iki kuri ibyo ngibyo nyine to be honest nyine abantu kuri icyo mwunganiye hari igihe batabikunda sometimes wenda kubivuga utamumenyesheje bikaba byaba ikibazo ko mwabiganisha kubivuga nta kibazo reka ibe topic y'umunsi kuki se yumva yuko atabikunda hari igihe usanga cyane ubu ngubu byarateye ugasanga umuntu afite nk'abantu 5 wenda arashaka nyine ko ubireka kugira ngo utaza kumuvuga ukavuga n'izina rye kandi hari undi muntu ku ruhande yari yabwiye ati ni wowe turi kumwe bikaba ikibazo gutyo njye simba numva niyo mpamvu wowe uba wumva ari uko atabikunda gusa cyangwa kuri ibyo ngibyo byo ese nk'ubu ngubu mfite nka 5 nkavuga umwe cyaba ari ikibazo kindi niyo njyaba ari icumi ariko nyine ubwo urumva aho ngaho ari ukuntu mbyumva okay first quote me clearly mvuga ngo ni benshi navuga ko ari inshuti nyinshi wenda dushobora kuba twiyumvanamo ariko nta n'umwe urabivuga oya niki gituma ukunda umuntu ukabona nta n'ikibazo kuki utamugezaho proposal yawe money bro oya ariko urukundo ntabwo ari amafaranga yaza yunganira urukundo ariko burya nta kintu kiruta urukundo ndumva abaye gukunda nawe akanabyemera ntabwo yagukatira sinzi impamvu ahubwo mwitinya kuki utagenda for now ngiye kambanze nkora ibintu byanjye na Mike nko mu myaka 5 tuzasubire kuri iyo topic ndabizi bizaba byarakemutse ntabwo ukeneye umuntu ukumotiva kuvuga ngo I have to do this kuko nyine nshaka ko hari ahantu tugera kuko nshaka yuko aba proud yanjye cyane kubera iki mba numva njye mukunzi akeneye okay za nshuti nakubwiraga nyinshi niho zihita ziziramo zikangira inama nakumva nta courage zo gukomeza nyifite zikambwira and then ahubwo numva kugira inama nyinshi abantu benshi bakugira inama ari byo byiza kurusha umuntu umwe like inshuti yawe ikakubwira iki indi ikakubwira iki ukabitekereza neza ukabona gushyira mu bikorwa kubwanjye nyine ibyo bavuga cyane ndamwumva nibyo sawa iyo ufashe ikintu kimwe ukaba ari cyo ko ibintu nyine bidindiza rimwe na rimwe twumva ko biba byiza iyo ushatse umugore ubwo twamwita nk'umugore ariko bikaba byiza cyane iyo umuretse numva ko we barabivuga cyane kuri icyo rero njye namushyigikira cyane ko nyine abanza akora ibintu bye and then ntazajya umugabo n'agasaza umugore ubwo araharuwe samuel igihe kimwe burazaza njye ntabwo ari uko nabyumvaga pe ubwo dufate conclusion yuko inama nyinshi nizo nziza kurusha ariko hari ukuntu ugira abantu benshi bakugira inama hakaba na wundi wizera ushobora kukubwira ngo wambaye neza kandi nabonye wenda ko umupira wawe wacitse ariko wa wundi akakubwira ati umupira uracitse hari wa muntu nyine uba ugomba kwizera kuvuga ngo ibambwiye ndabyizeye yambwira ikibi yambwira ikiza ariko nyine nshobora kukubwira shawuririmba neza wenda utanaririmba neza nyine kwa kundi abantu bameze rero niyo mba numva washaka umuntu nyine wizera okay aho ngaho niho nakubwiye ngo umwe akubwira iki undi akakubwira ikindi niwo umutima wawe ukora rero nicyo kintu cya mbere ugomba kwizera wenda umbwiye ngo nambaye umupira mwiza kandi ubona ko ucitse mpita njya muri miruwari nkareba nkahita mbimenya ko wambeshyaga no kuri telefone nakireba yeah kenshi umuntu aba ahari umubyeyi wawe exactly cyakoze ruba muransinze muduhe shorera kandi karirimba nakakera kuva njye nkivuka sinigeze mbona mama wambyaye namenye ubwenge mbona mbana na mama gusa numva abandi bana bahamagara ko mama ari he ibyo nabyumva
ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara nanjye mbaza papa ni mama wambyaye abahehe papa aransubiza ati nyoko wakubyaye yaradutaye yadutaye kera cyane ukiri muto ngo nashoboye urugo irw'abatindi yego we ngo nashoboye urugo urw'abatindi yego we gira imbabazi gira impuhwe nyinshi z'ababyeyi yego we gira imbabazi gira impuhwe nyinshi z'ababyeyi yego we. Ivan nawe ugiye kuduhereza niyo yaba ese uririmba indirimbo zawe zonyine cyangwa sometimes ukora n'amakava ukaririmba iz'abandi? Okay, njya nkora amakava rimwe na rimwe ari nk'iyo mperutse gukora maybe yeyo ntabwo twari practicinze ariko hari iyindi kava mfite twari twa practicinze wenda yaba ariyo mba. Okay, ni Sabrina ya Mike Kayihura and Kivumbi King. Look at Sabrina, a totally girl. She leaning on my shoulder. She know she got me over. Smoke, telemundo. She like the drama with the levitation. She like it when I pass it over. She like the touch when it's decent. I'm online with Sabrina. I'm online with Sabrina. Yeah, I'm online with Sabrina. I'm online with Sabrina. Look at Sabrina, live from the leak. She got 44,000. Ooh, she's a diva. Vibing me deeper. She got no one to tell her to fly to the moon. I'm tryna do it looking. Look at Sabrina, live from the leak. She got 44,000. Ooh, she's a diva. Vibing me deeper. She got no one to tell her to fly to the moon. I'm tryna do it looking, keep it real. Do it looking, do it looking, keep it real. Do it looking. I'm tryna do it looking, keep it real. That's what's up. Sabrina. Mike Kayihura uramukunda? Yeah, nkunda indirimbo ze n'ukuntu yandika ya. Ngenda kuririmba ki? Buriya se ni ubwa mbere mbyumvishe. Nakuri akamenye. Noran, kuki uririmba indirimbo nakwita zakaranyuze cyane? Ntabwo ari zo gusa n'izindi zose ndaziririmba gusa nazo ndazikunda cyane ko ni umuziki w'umwimerere nyine twagakwiye kwigira ko bakoraga ikintu ku buryo n'ubu cyumva ukumva yeah perfect. Ari umuziki rero ndabakunda cyane ako bitabujije ko n'ibindi mbikora n'ibindi ndabikora cyane. Indirimbo yavuga wakwita igezweho ni iyihe afana za kera? Igezweho naririmba ubu cyangwa bisanzwe? Indirimbo zigezweho mbonyibutsa indirimbo zigezweho mu Rwanda se si hold me down se buri okay kuri icyo ntago ndirimba karanyuze gusa ko nanjye hari indi nanditse
nanjye hari indi nanditse ya vuba yitwa ariho gusa ntabwo irasohoka. duhe show n'abandi batarabibona ku buryo ahantu hambere bazayumva ari ku Murwa TV. Okay, murakoze. Okay. Namenye ukuri ko warundeberera, yamenye kera naranabaho, yamenye kera mbere yuko mumenya, we niwe ununze ntajya nsiga, naho bikomeye wabahari, n'umwami utuje ntabwo asanzwe, amenya byose uko binkwiye, ashoboye byose ntabwo asanzwe, niwe ununze buri munsi, niwe umenya ibinkwiriye, ariho yahozeho, niwe uriho azahoraho, yamenye ntaramumenya, yahozeho azahoraho, yamenye ntaramumenya, yahozeho azahoraho, wankunze ntamuzi, we ntajya atinya abamuri nje, ajya ntabara nkabibona, ubu ndatuje ndamahoro, ntacyo mbaye naramenye, namenye neza uwo watumye, naho byanze wabahari, no mu byago ntajya nsiga, niwe ununze buri munsi, niwe umenya ibinkwiriye, ariho yahozeho, niwe uriho azahoraho, yamenye ntaramumenya, yahozeho azahoraho, yamenye ntaramumenya, yahozeho azahoraho, ariho nyine yitwa ariho. Ariho ni indirimbo nziza cyane. Usengera hehe? Nsengera Bethesda Hall Church. Kuki wahisemo, ni indirimbo yawe ya kangahe? Ntayo ndasohora nza ko iyi nyine ni nk'iya gatatu gutyo. Kuki wahisemo kwandika indirimbo y'Imana, cyane ko inspiration nyinshi tuzisanga ku rukundo, ariko still ni urukundo, kuki wowe wahisemo nyine kwandika indirimbo y'Imana? Inspiration nyine ubundi bivana na inspiration muri ako kanya, iki gihe nyine wenda naricaye ndeba ibintu nyine Imana igenda gukorera umunsi ku munsi, numva ko nyine ariho yahoze azanahoraho, nyine niwe untunze, niwe unyambika ibintu byose umuntu akora, mbona ko nyine hari impamvu, hari ubiri inyuma, bituma rero mvuga ko ariho, numva nyine ni inspiration to. Indirimbo nziza cyane, turayitegereje ahubwo. Murakoze cyane. Ivan, ntabwo uraturimbira ikinyarwanda, turashaka ikinyarwanda. Ikinyarwanda se? Ya Bruce Melody. Okay, indirimbo z'ikinyarwanda zo ndazizi ni nyinshi cyane, ariko umwanunguye nta nimwe nari narepese, ariko muri part 2 I promise. Part 2 ni ikinyarwanda gusa show. Ngaho reka dukomeze na show. Noran, kandi karirimbo nyine nako ka kera n'ubundi ako bitari kera cyane. Iyo ndyamye nijoro akaba ari wowe ndota, ijoro ryose
bye biransetsa iyo mbyutse mu gitondo nkakabakaba nkakubura tutigeze turarana ibyo nabyo biransetsa nibwo mpita mumiriza nkagutekereza uko nshaka uko numva uko nifuza ko waba umeze mbona ufite amababa maremare cyane imana yakwihereye uzahigemo umukunzi wawe mba numva undirimbira aka karirimbo kawe keza bigatuma numva ko igihe nzakubonera ninkubona nzagusaba umeke kuri amababa yawe unyijyanire ninkubona nzagusaba undirimbire ka karirimbo kawe mpora ndota biransetsa biransetsa uburyo ngukunda nakuzinge biransetsa biransetsa nze biransetsa hari ubwo ngenda mu nzira nkabona umukobwa mwiza akeka ko nkabamusa cyangwa se yaba ari wowe hari ubwo ndeba filime nkabona umukobwa mwiza pe akeka ko nkabamusa cyangwa se yaba ari wowe nkahita mumiriza nkabona uzo nsanga ukama ikiganza ngo twijyanire mbona ufite amababa maremare cyane imana yakwihereye uzahigemo umukozi wawe banumva undirimbira akaririmbo kawe keza bigatuma numva ko igihe nzakubonera ninkubona nzagusaba umeke kuri amababa yawe unyijyanire ninkubona nzagusaba undirimbire ka karirimbo kawe mpora ndota biransetsa biransetsa uburyo ngukunda nakuzinge biransetsa 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 wow Scott numvaga ari social ntabwo ari social ni ganza I mean sound yawe ni social murabwenda no gusa Ivan imbogamizi ugenda uhura nazo umunsi ku munsi mu muziki wawe ni zihe? Okay. Bitewe n'ishusho umuziki abantu bamwe baba bawufitiye ntabwo barabyumva ko ari ikintu umuntu yakora nk'akazi kikamutunga so icyo niyo mbogamizi ya mbere niyo uri gushaka investment yo gushyira mu muziki hari igihe abantu baba bumva ngo ni bya bindi byo gukina ariko ibintu biri seriye ikindi wenda ukuntu sosiyete ifata abahanzi ntabwo barabaha agaciro gakwiye kandi ni umwuga umuntu wese yakora ukamutunga and ugateza imbere igihugu kuko turasora ibijyanye n'ababyeyi nta gihe ujya uvuga wenda umubyeyi wakavuga ngo wigenda si ibyo bintu by'imiziki wijyanyemo abana b'ubu muratunaniye nta kintu cy'imbogamizi ubibonaho? Okay, mbanje no kubashimira ariko urebye mbere nyine mu gihe cyo kwiga urumva babonaga bizambangamira mu myigire n'iki ariko ubu ngubu iyo mbabwiye ko mfite gahunda gukora interview no mu rwa TV guhura kujya studio kurikodinga indirimbo baransapotinga nyine ntabwo bumva ko ari ibintu nyine bitari necessary yego. Okay. Noneho Noran nawe uzi kuririmba indirimbo ariho nayikunze sinjye uzabona isohotse imbogamizi uhura nazo muri ibi bintu ugenda nizihe? imbogamizi cyane ko abantu benshi nibaza ko duhuriyeho ni abantu batarumva nyine umuziki nyine ngo asobanukirwe
akumva ko umuziki nyine niwe ugiye muto ugiye guhinduka ugiye guhindura imico imyitwarire hari ukundi nyine bafata abahanzi kandi ni impano nk'uko umuntu agira impano yo gusenga akajya abwira abandi ya imbogamizi irimo rero ugiye mbona mura nayo nyine ni uburyo abantu bagufata nyine iyo watangiye kwinjira muri ibi bintu umuhanzi nyine kumva ko hari itandukaniro n'abandi bantu basanzwe nyine ariko se tukiri aho ngaho koko umuntu avuga ngo iyo abonye umuntu ngo yagiye mu bintu by'abasani ni handi atangira gufata ibiyobyabwenge agahinduka ku buryo na famiye n'umuntu wo hanze abibona wowe bimeze gute kuri icyo ni abantu benshi batubanjirije byagiye bibabaho cyane ugasanga nyine barabahanzi beza b'abahanga ko bikarangira bagiye mu biyobyabwenge ariko nibaza ko kuri ubu dufite abantu babikora kandi batajya muri ibyo biyobyabwenge babikora bakanabikora neza kuri njye rero numva ko ibiyobyabwenge nta kintu ubundi bishaka kugufasha usibye kukwangiza nta n'ikiza cyabyo nibaza ko no ku matabi wenda usanga bamwe biba byanditseho ko ari bibi ni bibi rero numva ko kuri njye ntacyo byamfasha nyine keep it up guitarist wowe bimeze gute none wowe na drede hari imbogamizi uba ugomba guhita uhura nazo ati wanashyizeho imisatsi kuko rero abantu benshi ntabwo babyumva ariko ubundi igihe hari n'igitangaza abantu ubundi kubona umusilamu wacuranze isilamu nicyo cya mbere gitangaza abantu ariko ku byerekeye kuri ibyo imbogamizi zo ziba ari nyinshi umuntu ntabwo yabura nyine ari ukubwira ubu ngewe hari abaje akavuga ati sagihobe iryo jambo sagihobe cyane niryo hari igihe umuntu akubwira ikintu ukahita wumva mbese ukumva nyine birakubangamiye muri wowe ikagira ikintu nyine sagihobe ni kuvuga navuga se ngewe ngenekereje sagihobe mbese ni nka wa muntu nk'umuntu mbese hari ukora ibintu abyiganya abandi tuvuge nka byandi bavuga ngo poketi ngo nimba ubonye ingabo hanze ngo nawe ukayambara ngo wiganye ngo ariko ngewe kuri ibyo ngibyo ikibundi cya mbere iyo ugize famiye gusapotinga nta kindi kiba kigize ngewe nta kibazo mbifiteho kuba kuri ari ibyo by'iki ngewe kuba n'amahirwe mfite gukurira mu muryango w'umuntu nyine papa arabikora na mama nawe kwa nyine nge ni famiye mbese nakuze mbona ari bwo buzima bwa famiye noneho tugikomeza watubwira nk'ikintu uteganyiriza abafana bawe hari umuntu warebye bibana akavuga ngo uno mwana azi kuririmba ese araduteganyiriza iki kugira ngo dukomeze tunamukurikira noneho babwiye na social media ukoresha kugira ngo bajye bagushyigikira umunsi ku munsi sinzi ukuntu part 2 yihuse siko ariko mu kanya turarya show indirimbo nayibonye ariko mbere y'ibyo ngibyo social media zanjye ni I am akarongo kasi yivani ahantu hose yego so East Coast ntabwo ngiye gusa East Coast tubateganyiriza ibintu byiza indirimbo turazandika indirimbo turazikora umunsi ku wundi tuba turi studio so bashonje bayishiwe yeah sure iyi ndirimbo ni ya Igoma bano yitwa Urakunzwe ni imwe mu ndirimbo nkunda cyane ni n'umuhanzi nkunda umutima nuri hamwe asita urahangayitse I feel it ni kukiyo utemera ibyo nkubwira ko kubabara bitakubera biranyica kubona ubabaye ubyangu byemere nk'ukunda kubi icyakubabaza nyitinya kubi I mean what I say believe it I mean what I say believe it uryame wiyorose nurote neza umutima nutuze nukurura kunzwe ikinyarwanda si icyo umva aho bitatubuza kuzagaruka part 2 ari ikinyarwanda ni show Norani
niki uteganyiriza abakunzi bawe abantu bakubonye uririmba neza niki dutegereza iki murakoze ubu nahuye na East Coast ni nka campaign ni lebo nyine irimo abantu bagiye batandukanye natwe twaganiriye rero tupanga uburyo tugiye gukora mu minsi iza vuba bitege ko ngiye kubahereza ibintu bisa kandi byiza cyane. East Coast ni campaign. East Coast ni nka lebo ni lebo yatangiye ryari 2018 ntabwo iramara igihe kinini cyane irimo rero abantu batandukanye harimo abahanzi bagiye batandukanye harimo abaririmba abakora amakava harimo abaririmba English harimo ababivanga harimo abagitariste byose turakora harimo nyine ni studio nziza ifite ibikoresho byose nibaza ko nidushyira hamwe nyine yitwa Ken Pro respect bro respect bro okay nari namukoreye nyine akantu ngo byari mu nzozi nahoraga ngira ngasaba rugira ngo azigire mamo warakoze Ken Pro n'abandi nyine warakoze Ken Pro nawe ndamushimiye guitarist niki duteganyiriza uracuranga nkumva nabyina uko nageze aho nkumva nahaguruka turarya kuri ibyo nyine batanyije na bagenzi banjye njye ndumva mbese ni full support twese ni ugufashanya nyine ndizera ko mu gihe kiri imbere nyine ntago lebo yacu ntago nahiragera kure cyane ariko hari n'igihe wenda twaba twasuye inyuma kugira ngo dusimbuke neza ntawamenya ariko nyine turabizeza kuzabagezaho ibintu bizima impano nziza nanjye n'ibinaba ngombwa nanjye rero turi kugana ku musozo twashaka ko muturirimbira mwese hamwe ucuranga baririmba mutekereze muduhe ijoro nyine mwese hamwe ni ntuzansiga ni ya East Coast mukunzi nakunze buri munsi umbera mushya uko duhuye mu rukundo umbera mushya gerageza nanjye kwirinda icyakubabaza mukunzi nakunze ntuzanzige mukunzi nakunze ntuzanzige mukunzi nakunze ntuzanzige mukunzi nakunze ntuzanzige Pull me up, pull me down, push me outside of the wall, but I keep coming, I keep falling, I keep giving all my all, girl. I see it in your eyes, 'cause they never tell me lies, and I am all down for your love, and I am all down for your love. Ooh, whoa, mukunzi nakunze ntuzanzige
wow itarisi iraryoshye pe ntuzansige reka mbashimire cyane kuduha umwanya ku Murwa TV tunababwira ngo courage mukomereza aho ngaho burya gutangira niko kugera kure niwagera ku rutatangiye courage mwakoze cyane reka tugushimire wowe warukurikiye Umurwa TV twari turi kumwe n'abahanzi ba East Coast tubazanira ibintu bitandukanye byiza wowe utarakora subscribe hasi kwibara ry'umutuku unakore bell notification kugira ujye ubona ibiganiro bishyashya tukugezaho murakoze